Imana yacu ntago igishingira ku magambo tuvuga. Niyo mpamvu utakugisha umuntu gusenga buriya na amakosa n'ubuyobe. Niko kwigisha umuntu kuvuga indimi. Ugomba gusenga uganira, kandi umuntu uganira aganira uko azi kuganira. Ntago bigisha umuntu kuganira. Cyakora igihe umuntu aganira ukavuga tuganiriye nabi, urabizi ko ibyo nibyo. Umuntu mukaba muri kuganira ariko uganiriye nabi. Utuntu uri kunagamo. Ntago ari utwiza. Hari icyaha umuntu akora. Kukibabarira bikamunanira. Kubera kubura imbabazi bikabyara kwangirika k'umwuka n'umutima. Ugatangira inzira zo gushaka amafaranga. Ugashyiramo ibinyoma. Ukagira abantu cinyiza kugira ngo ugende. Ukagira abantu utega imitego kugira ngo bagende hejuru. Mu buryo utazi ba bantu buri kubangiza. Ariko bo bazabyuka. Bongere bagende wenda bahure n'abantu batandukanye nawe. Ariko kugenda ubangiza. Igice kinini ni wowe wiyangiza kuko ukuri kw'ibyo wakoze kurakomeza kukuganiriza. Ugendana nako. Kuko ubwira uti uri umugome. Noneho urwanirwe n'amajwi abiri. Iri gushinja niri gushinjura kandi iri gushinjura niri kubeshya. Uko ukomeza kuganirizwa n'abantu babiri kandi udafite uwo wumva muri bo urangirika. Rusenya aho umutima ukagenda noneho ugatangira kujya urwana ushingiye ku bikomere ufite. Nanone uko urwana ushingiye ku bikomere niko byongera ibikomere. Ubivuza ko kantu nyibutsa ari igihe uhura n'umuntu atwaye nka V8. Bamwe ati mwiriho neza mu gihe uragapfutiriwe yiriwe data oka vumeto. Urumva iki kiba kisohuza uransuza umbaza ibiki kumbe urugendo yagenze rumaze kumugera hano. Atangiye abayeho mu buzima. Yibaza ngo ubundi iyo nca handi hantu kandi baraza kumutumira ahantu atange motivation speech. Kuntu ngo yatangiye ngo korora yereye ku majyabiri. Ngo atangira korora inka ngo ahereye ku ifoto yayo. Ku ifoto. Bibiliya. Uretse gato hari umuntu nigeze kumva yigisha. Ntabwo mwatatse. Yego. Ntambabarire. Kuko abantu babigizeho urujijo rwinshi baranabimbaza. Yego. Umuntu mwarambaza ati iriya nyigisho ibonye ati. Mu gihewe ngo sinakunda umwanzi wanyu. Ngo n'Imana idakunda umwanzi wayo ngo gihe mukunda nkandi. Yego. Ngo noneho ngo niba utanshyigikira ngo nturi inshuti yanjye. Yego. Cyo ni igikomere. Ubu ni umunyantege nke wigishaga abanyantege nke intege nke. Arusha donc ni ugufata intege nke zawe akarizo wigisha abantu. Yes. Niba udashoboye kubabarira menya neza ko arabo Imana yabishoboje. No kuvuga ngo nicyo kibazo abarokore bubu bafite cyane cyane abatumishi. Umutumishi yuje umurondora ntago mwongera kugira. Ubwo muma mushwanye muba mutandukanye nicyo kibazo bafite. Ariko wamubwira iby'Imana imugambira ngo ejo ugiye kubwiriza Burayi. Ati urimo. Urimo rwose. Kabisa. Yari yarabimbwiye. Kubera iki ntashaka umuntu umucari. Ngo kunywa inzoga naga ari icyaha ngo na Yesu ngo ubwe ngo yarazinywaga. Nta hantu pe muri ibi hagaragaza ko kunywa inzoga ari icyaha. Ijambo rikriye. Ntaho. Yego. Aho pe. Kuba Yesu wenda ashobora kuba yarayinyweye ntabwo ndi buburaneho kuko ntaho bibiri bisobanura neza. Nta naho ibihakana. Inzoga narazinyweye. Nzi uburyo gusinda bimera. Yego. Zindi bitekerezo umuntu agira yamaze gusinda. Nimumfashe dushimire abahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Izere ko uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze umere neza natwe tumeze neza. Warakoze gukora subscribe ndetse ukaba ugiye no gutanga igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro bitewe n'ibyo uraza kumviramo. Imana iguha umugisha. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda ndetse n'abantu bose bumva uru rurimi mwese ndabasuhuje. Nimukomeze mube amahoro. Ngira umugisha n'Imana kwakira umugabo w'Imana ugiye kutwibwira kugira ngo tugendane tubane tuziranye. Si ubwa mbere aje hano ariko hari umuntu ushobora kuba akubonye ari ubwa mbere akavuga ati se Robert yakiye nde
uhaye ikaze tugiye kuganira nande. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Yumvihoze Placide. Yego. Izina ry'umuhamagaro n'umwuga ni Pasteur Placide. Yego. Ngiye kuganira na mwene data Placide. Ndi umugabo ubatse. Murakoze. Hanyuma nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu rero. Murakoze. Yego. Ndaryakiriye. Dushyira imbere y'Imana ubundi tuganira. Yego. Mana nziza, Mana ishobora byose. Uri Imana ishobora byose, ntacyo bashobora imigambi yawe, kandi imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Ugeze ubwira Abisirayeli ijambo ryiza bavuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza, ngo ibyo nzabikora kugira ngo mbarebe mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Bivuze ko ibyo dukorera uyu munsi ari ikimenyetso cy'ibyo uzakora ejo hazaza, ko ibyo ukora byose, ibyo tugirira byose ari ukugira ngo twereke ko ukidufiteho umugambi mwiza, icyubahiro kibi cyawe. Rero Mana duciye bugufi ngo utubabarire ibyaha, ibicumuro, gukiranirwa kose ko mu mitekerereze yacu n'imigirire yacu. Amagambo tugiye kuvuga afite aho ahuriye nawe, kandi ijambo ryawe rivuga ngo abo bose bavuga izina ryawe bave mu budatunganye. Ndakwingize rero ubwo tugiye kuganira, ureke tuganire nk'uko ubishaka, tuvuge uko ushaka. Mpamagaye imbaraga z'umwuka wawe wera kugira ngo zituyobore mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amagambo tuvuga ntaba ari ayacu, ntaba ari ayo kuduhesha icyubahiro cyangwa tuzamure dushyire hejuru, ahubwo ushyirwe hejuru. Mwami duhabwe umugisha, ariko uhabwe icyubahiro. Ukomeze ushyirwe hejuru rero, ukomeze uganze tuganira, ubane natwe. Twaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazaterana ku bw'izina ryanjye nzabana nabo. Ngwino ubane natwe, wigaragaze, ndetse n'abari buze kudukurikira nabo bigaragazemo. Byose mbisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Hanyuma nifuje ko tuganira buriya mu by'ubuzima. Hari ukuri abantu bazi ariko badashaka kumva mu matwi yabo. Ejo nibwo nari ndi gutekereza ukuntu umwami Yesu bamubambye bamuhora ubusa kubera ko yari ari kuvuga iki ibyo badashaka kumva. Uyu munsi rero ibikomere by'abantu benshi nibo babyitera, cyane cyane nka sosiyete dufite. Ubona ko igenda igaragaza ibikomere runaka. Niyo ukoze ubushakashatsi cyangwa se ukareba n'abandi bashakashatsi bakoze, bavuga ko nibura mu banyarwanda bane umwe muri bo bafite ibibazo byo mu mutwe. Abantu benshi batekereza ko kugira ibibazo byo mu mutwe ari ugusara, ariko harimo amahungabana agiye atandukanye. Bwana Mushumba, ndagira ngo tuganire ni gute umuntu ashobora kubaho mu buzima bwo kuba yakwijandura mu bikomere afite. Icya mbere ni ukubanza kumenya se koko warakomeretse, icyo ukaba ukizi. Buriya biragoye gukiza umuntu na Yesu ubwe kugira ngo akize abantu. Abantu bavuga ngo ushaka ko nkugirirane, yashakaga kumubwira imvamutima zawe, uko wumva ibintu muri wowe, cyangwa se werekane niba unamwizeye koko yagukiza. Nyine nizo mvamutima, kuko Imana yacu ntago igishingira ku magambo tuvuga. Niyo mpamvu utakugisha umuntu gusenga, buriya ni amakosa, ni ubuyobe. Ni nko kwigisha umuntu kuvuga indimi. Ugomba gusenga uganira, kandi umuntu uganira aganira uko azi kuganira. Ntago bigisha umuntu kuganira. Cyakora igihe umuntu aganira ukavuga tuganiriye nabi, urabizi ko ibyo bintu umuntu mukaba muri kuganira ariko uganiriye nabi, utuntu uri kunagamo ntago ari utwiza. Ukabanza ukemera ko hari ibikomere biri ku buzima bwawe, kuko iyo utabyemeye wisanga ibikomere byawe uri kubisharinga abandi. Iyo wamaze kumenya ko ufite ibikomere, utangira kwirinda kugira icyo uvuga cyangwa icyo ukora byabyutse. Ako gasigure neza. Utangira kwirinda kugira icyo uvuga cyangwa icyo ukora byabyutse mu gihe byakuzamuka, kuko baho season ugeramo uburwayi bugakura, akaba n'igihe umuntu yoroherwa. Urumva ukwiriye kubanza kumenya ngo ndi mu kihe gihe. Ndi mu gihe cyo kuba ndembye cyane mu gihe norohewe. Kuko turi hano mu isi, waba wizera Imana utakwizera Imana, ubuntu bwayo bugera ku bantu bose. Kuko Imana abantu ni abayo, bayizera batayizera, kandi iracyabakunda. Nicyo cyatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uzamwizera. Iracyategereje ko abandi bazigera gute, bazizera. Ntabwo birarangira. Kwemera rero ko wakomeretse, icyo nicyo kintu cya mbere, niyo step ya mbere. Kuko iyo utazi ikibazo ufite, ntunamenye ikibazo wateza. Bisubiremo, iyo utazi ikibazo ufite ntabwo umenya ikibazo wateza. Ibikomere bishobora kuguteza ibikomere byinshi bibyara ibyaha. Ushobora gutangira gusharinga ibyaha mu magambo, ushobora gushakishiriza uburyo gukira bya bikomere mu buryo bwo kwinezeza mu bundi buryo, kwijandika mu busambanyi, kwijandika mu magambo no mu matiku,
mu biyobyabwenge, mu biyobyabwenge n'ibindi bintu nyine bishobora gutuma wibagirwa cya kintu kiri kugutera ibyo bintu. Ariko iyo wakimenye utangiye kumenya ko aricyo kiri kugukontorora. yego, Icyo gihe ugahunga aho wahurira n'ibyo bintu. Icya kabiri ni ugushaka uburyo wabikira nyine. aho rero niho nshaka ko twincara, kuko reka mfate nk'urugero rwa hafi. Dusupoze abantu benshi ibikomere byinshi bagira ni ibyo bitera kurusha ibyo baterwa n'abandi, sibyo? Iyo uhemutse reka dufate ikintu bita guhemuka. Yego, byonyine. Umuntu iyo yishe umuntu apfa kabiri kuruta uwo yishe. Gute? Ntazabwo urumva umuntu ngo yapfuye ahagaze. Yego. Bari abantu bavuga ngo bapfuye bahagaze ntabwo aba ari umuntu utambaye neza nk'uko nambaye cyangwa wowe wambaye. Ahubwo hari igihe asohora ijambo ukumirwa. Ugasanga yapfiriyemo imbere. Hari ntajya sindi bivuge nk'aba ariko n'imvugo nayo numva ngo umuntu yapfiriye imbere ngo nk'ingufuri. ariko bibaho ingufuri zishobora kuba zirambitse hariya utazi ko yapfuye, utazi inzima niyapfuye cyangwa se ziri muri butike. Yego. Wafashe urufunguzo akarucomekamo kwa kundi bazicomekamo bakayimanika ntushobora kumenya yapfuye. ni inzima niyapfuye. Urumva rero hari igihe umuntu apfiramo imbere. Yego. Ruriya rupfu ni rwo rubi kuko ruriya rupfu rushobora kwicisha abandi bantu. Yego. Uwapfuye urwo rupfu ashobora gutera impfu abandi. Iyo umuntu akomeretse, iyo abyaye umwana amubyarana na bya bikomere. Kuko ni gakeya cyane uzasanga umuntu avukanye ibikomere ngo uri kubyanduza umwana abyaye mu buryo atazi. Kuko umuntu aremwe mu buryo bw'umwuka. Wari wumva umuntu uri kukubwira ikinyoma ko hari igihe ukimenya ko ari kukubeshya kandi ataravuga ijambo gisobanura. Yego. Kuko nubwo ari kugusharinga amagambo ariko kugusharinga n'imvamutima ze mu buryo atazi. Yego. Niyo mpamvu bazakubwira ngo umupasiteri usambana n'abakristo be barasambana. Niyo yabigisha agakiza. Ashaka babwirize neza bajye mu mwuka. Ariko umwuka basharinga niwo wigisha. Umwuka asharinga niwo wigisha kuruta ibyo avuga. Kandi umwuka uragenda ukigisha undi mwuka. Yes. Niyo mpamvu uzasanga umushumba ugira ubuntu. Abakristo be batangira kugirirana ubuntu mu buryo batigeze nabo batigeze basigura. Yego. Pasiteri atanabibigishije. Ariko pasiteri wigisha ituro ari irye gusa. Ntabwo mvuje ko kwigisha ituro ari ikibazo. Yego. Ariko icyo wigisha cyose icy'ingenzi ni impamvu bigutera si icyo wavuze. Yego. Ya mpamvu iragenda igategeka abantu kuvuga ngo burya umuntu ari kubira biba ari ibye. Yego. Ari ahantu umushumba yigeze kumpa 2,000 simushinjije yuko akunda amafaranga ariko yatumye mbitekerezaho. Arangije ajya ku gatuta aranyurira. Ngo hari igihe umuntu amafaranga ngo ukabona ntanyuzwe. Ngo ubundi gakibaza ngo ubundi ngaza aho mba nayavanye. Ndavuga nawe yavana ndahazi. Nuko ushaka ko ntekereza yuko atariho. Nsanzwe mazi ahubwo urashaka ko bifata ntibeshyaho. Numva ibyo bintu avuze. Ariko mpita mbona nabo yashumbye buzuye ubugugu. Kuko icyo kintu yatinyuye kurekura yarasanzwe ari ku mwuka. Numva birantangaje. Icyo narishatse kuvuga rero. Iyo ukomeretse akenshi na kenshi ariko ugakomeretswa n'ibyo ukora. Donc ibikomere bigatutumbira mu byaha. Hari icyaha umuntu akora. Kukibabarira bikamunanira. Yego. Kubera kubura imbabazi bikabyara kwangirika k'umwuka n'umutima. Aricyo bita gukomereka. Akantu uvuze niko buriya abantu benshi byakorohera umuntu kumubabarira. Yego. Ariko byakugora kwibabarira. Oya nta nubwo abantu byorohera kwibabarira. Reka nguhe nk'urugero. Yego. Utangira uri umukene. Utagira urwara rwo kwishima. Ugatangira inzira zo gushaka amafaranga. Ugashyiramo ibinyoma. Ukagira abantu ucinyiza kugira ngo ugende. Ukagira abantu utega imitego kugira ngo bagende hejuru. Mu buryo utazi ba bantu buri kubangiza. Ariko bo bazabyuka. Yego. Bongere bagende wenda bahure n'abantu batandukanye nawe. Ariko kugenda ubangiza. Igice kinini ni wowe wiyangiza kuko kuri kw'ibyo wakoze kurakomeza kukuganiriza. Ugendana nako. Kuko ubwira uti uri umugome.
ukavuga uti oya niko isi iteye oya ariko kuko ukomoka kuri so wo mu ijuru nubwo wangijwe n'umwanzi satani so wo mu ijuru azakomeza kubwirega ibyo bintu sibyo noneho urwanirwe n'amajwi abiri iri gushinja n'iri gushinjura kandi iri gushinjura n'iri kubeshya uko ukomeza kuganirizwa n'abantu babiri kandi udafite uwo wumva muri bo urangirika urwo rugamba rurwanira muri wowe rusenya aho umutima ukagenda noneho ugatangira kujya urwana ushingiye ku bikomere ufite yego nanone uko urwana ushingiye ku bikomere niko byongera ibikomere ubivuza ku kantu nyibutsa ari igihe uhura n'umuntu atwaye nka vewiti bamubwira ati mwiriho neza mu gihe uragapfutiriwe yiriwe data oka vuneto urumva iki kiba kisoza turansuza umbaza ibiki kumbe urugendo yagenze rumaze kumugera hano atangiye abayeho mu buzima yibaza ngo ubundi iyo nca ahandi hantu ahubwo wowe kumusuhuza kwawe uri kumukomeretsa kandi baraza kumutumira ahantu atange motivation speech ukuntu ngo yatangiye ngo korora yahereye ku majya abiri ngo atangira korora inka ngo ahereye ku ifoto yayo ku ifoto baraza kumuhamagara ngo na motive abantu araba motive aseka ariko ariramo imbere kuko azi neza ko ari mwibyo atunze bitari ibye ari kubeshya hari abantu yahemukiye kugira ngo agere ahari aho agatangira noneho kwibaza ngo nzakira nte noneho nuzi ukamubwira uti mwene data kuri ya mahoro yawe nyine y'utuntu dukeya y'urugendo rutoya utaragenda naho wagiye ugonga ibituku tukiyicarira ukavuga uti nta kundi ati waki uraza kunsaba amafaranga uzanga tuba twarayavanye ngo turakora cyane murakora aho yamurangiritse cyane aho mwarangiritse ariko gukora cyane ibyo mvuga ntabwo nshatse kuvuga yuko gukora cyane bitabaho yego usibye ko n'abatunze cyane atari abakora cyane kuko bibaye ari ibyo ngibyo abayede baba bafite amafaranga kabisa umuntu yikoreye igikara akagenda akakamuka kuma ku buryo neza ugira ngo ni gym yavuyemo kandi ukabona umuntu yabaye yarikaraze kandi ugasanga nta kirimo nta kintu yifitiye no kubona yo kurya ni ikibazo yego uwo byahiriye avuga ko yakoze cyane hari umugabo witwa Dax ni umuraperi hari ahantu afite indirimbo yitwa Diagad uzayumve sinzi niba uyizi ntabwo nyizi ubwo biratsa kwishaka hari ahantu avuga ngo kubera iki abantu uzamuye bahita bigira aba legend abantu Imana ipromotinze bo barata ibigwi byabo akaba undi se we ari mwene data ejo ngo wagiye ahantu ngo ageze asanga abantu baruse ubutumwa na nyiri ubutumwa oya ariko nibyo n'ubundi twebwe nicyo kintu cyatujemo aho umuntu akubwira ati giye yumvuzeho urarupfuye yego ntago akubwiye ngo iyo uvuze ku Mana ntago ari kugutinyisha Imana ari kugutinyisha we nyamara ngiye nkubwiza ukuri wigishije abantu kubaha Imana buriya nawe wabyubahirwamo yego uko uvuga ukuri kandi kwa kuri gutanga amahoro niho wahandi bitandukaniye biratandukaniye na wa muntu ibikomere bivanwa n'uko abaye yazamukiye mu kintu kimeze nk'ikinyoma no kutemera ukuri kutemera kuri guhemuka kutemera kuriya muntu washyize hasi wagombaga kumuzamura nawe akakuzamura kandi akenshi na kenshi ibikomere bivuye ku byo twakoze hari igihe umuntu yubaka inzira mu buryo bubi ngereyo jyenyine bazabone ko nakoze ariko ujyanye n'abandi nta bikomere wahura nabyo kubera iki urangerera akakuzamura ukumva urakunzwe wakumva ukunzwe igikomere kiromoka ariko ko ugenda ushyira abandi hasi ngo kugira ngo ujye mu bushorishori ngo bazasigare bagusingiza bavuga ko wowe ukomeye hari inshuti twagiye tugira ukagenda ukamubwira uti muvande none se wampaye nk'amafaranga akura agashinga akubwira ati nta wundi mushinga mbona ugukwiriye kereka gucuruza indobo y'ibiraha uzi impamvu kugira ngo ujye umuhora umubona ari on top we akakumvisha ko skills zawe ziberanye no gucuruza ziri kuri standard y'ibiraha ariko wowe wamubwira uti ngewe vision yanjye niyi yisapotinge akanga wakakwereka vision yo gukandagiraho kugira ngo nuzamuka se tweze tuzareshye no ntago ari byo sigara inyuma nzabona umuntu ugira ati nyamara mujyanye mugerayo mureshya ukajya ubona n'abantu mureshya muganira ese wari uzi yuko hari igihe umuntu asiga abakene benshi inyuma yagera imbere yamara gukira akabura n'uwo baganira yego ibyo nabyo bikazana igikomere
tuvuge nk'urugero abakene ba bantu bawe bafite ipfunwe ryo kuguhinguka mu maso kuko utakiri kuri standard yabo. Kandi hejuru yawe nawe hari abandi bantu ufitiye ipfunwe ryo kuganira ukagera naho uburu n'uwuha. Uziko buri Imana ishobora kuguhana igihano cy'uko utunguka bura n'uwuha, ukajya utunga amafaranga wowe ukajya guhaha, wajya guhaha bagahita bakubwira ati va ku nyama, ukaziguruka bura n'uzirya ngo byibuze zirya unezezwe nuko yaziriye, nuko wamuhaye ukamubona. Ukajya ubyuka mu gitondo ugashaka niba ari byera unywa abanywa inzoga, ukabura umuzisangira ukajya ubiciraguramo urumwe, kubera ko wubatse ikintu cyo kuzakomera nyamara ntabwo uzi. Bajya bacunga n'ikintu ngo utaza karaye ifumbwe araza ifu. Ugomba guteganyiriza igihe ukazamukana n'abandi kugira ngo uzabone na standard yawe mukomeza kungurana ibitekerezo. Benshi rero mu bantu baragenda bakifungirana mu mazu yabo ngo bakitsa imitima ngo kubera ko ninjya guhura na runaka arabona ko naciriritse nasubiye inyuma kandi naramutaye, ugasanga umuntu ahora yicaye gutya kujya kubona ukabona aro koze Imana usengera ndumva meze nabi biteze umutima wanjye ntago meze. Vuga ukuri atura vuga ko wataye abantu inyuma, vuga ko hari abantu reka gukirana n'umwuka w'Imana. Ni Imana iri kukubwira ngo inzira warakomeye ariko gukomera kwawe kuzuyemo ibikomere bishingiye kuko wagiye ukomeretsa abandi, kandi ukomerekeje undi niko wikomeretsa kumurusha. Ariko hari abantu noneho aho nawe uze kuhangira muri plafo. Ejo nari ndi kuganira na mwene data Evode sinzi ko twari dukomoje kuwitwa Elon Musk. Yari umukire wa mbere ngo ku isi ngo sinde abandi bahamukuye. Hari umuntu wamuciyeho rwose ngo aramwanikira. Aramwanikira. Noneho tureba n'ubushobozi afite ubu ngubu. Dusanga uhereye igihe urabizi ko turi muri avage zikiri ariho bahereye babara. Dusanga tubara iminsi igize imyaka 2025. Bagiye baguha miliyoni 100 z'amanyarwanda ku munsi. Nibura kugeza iyi myaka yese amaze ntago amafaranga ya Elon Musk wagira gute wayamara. Noneho dufata conclusion yuko amafaranga afite nta kintu amumariye, nta kintu amaze, nta nubwo nayakeneye. Mu magambo make ari kuvundikira ubusubu. Yes, nibyo Salomo yanditse ati nageze hariya sanga naho nukuruhira iki nabyo nubusa. Urumva hanyuma ari abantu bahemuka noneho nabo baze kubambwira mu rwego rwo kuvura igikomere abamukikije akabari bashaka kuvurisha igikomere cya babandi yahemukiye. Kasipoze turakorana uyu munsi Pastor Placide turi gutangira agaproje ku rusengero n'urugero twivugira ibyo muyoboka Imana. Hari umwana w'umukameramani uri kumfasha uri kumva noneho uko nzamuka ngajya muhemukira nkamujugunya namara kugera imbere hejuru muri plafo nkatangira gukorera muri recompense ya wa mwana nahemukiye ngatangira kubikora uri kunkamerera. Ibyo bintu byo byakuvura igikomere. Ikintu gishobora kukuvura ibikomere no kuvuga ngo gushaka hari igihe reka niba ari cyo ushatse kuvuga nkaba narahemukiye umuntu mu kuzamuka urukeneye ubufasha bwanjye. Yego. Ngatangira gushaka uwo mfasha mu rwego rwo kwivura atari urwego kuko ari umutima wo gufasha. Nta gukira. Kuko ukuri guhora ari ukuri. Kandi ukuri kuri muri wowe. Yego. Kwa kuri kukubwira ngo si we. Nundi ugiriye neza ariko si wa wundi. Genda umusabe imbabazi umubwire ngo naraguhemukiye. Ubundi ikintu bita icyubahiro kiri mu bintu bishobora gutuma umuntu apfata nezerewe. Yego. Elon tuvuga muri iki gihe tuvuga arimo arakorera icyubahiro no kudakurwa ku mwanya. Guhanganira umwanya ukomeye. Yego. Guhanganira kwitwa umukire. Guhanganira kwitwa igitangaza. Yego. Nyamara ni hahandi birangira utabaye cyo. Yo wicaye mu rugo yuvuye mu bantu. Hari igihe tuvuga uri star. Tuvuga ubuzima bw'abastar. Yego. Star. I love you. Abantu bakubona I love you. You are my hero. Ibintu nk'ibyo ngiye. Ejo nk'uno mugabo witwa Pogari wabonye ukuntu ku magara ya nyonga ati rwose. Finally yo wicaye mu rugo. Usanga atari wenyine w'icyamamare. Yego. Usanga ibyo bintu uri gukora abandi babikoze. Usanga n'ubundi nta mateka uzasiga adasanzwe. Umva nk'uyu watwaye nuza yisi. Ashaka kwica agahita avuga ati ko se ubundi kuruhira iki ko Dembele. Kireka yaba ari yarushanwa ari rimwe akaba ari igihe niwe cyura mudari. Kandi bigahita birangiriraho. Ko Dembele nawe yatwaye Ballon d'Or. Rero ubundi se kuruhira ko Armstrong ari we wanatwaye menshi. Usanga asigara korera
kuvuga ngo ningera ku cyiciro nzaba naratunze amafaranga nta wundi watunze zumva nuzuye amara kuyagira ntiyuzure umworero ukanga noneho kakobo kangana gutya karimo ubusa kigenda gikura niho hantu ujya kubona ukabona umuntu ufite wita ko afite byose aba ameze nk'uwanyagiwe hari n'abo uhura nabo bameze bacyara cyangwa yikoreye amaboko kubera ko urugamba yarwanye yasanze yarwaniye ubusa yaruhiye ubusa kandi ntari bufite ubushobozi bwo gusubirayo ngo azarwana neza uribuke bya Nyamutunzi na Lazaro Nyamutunzi ngo yaratunze ibintu byinshi cyane ibi ngibi n'abantu ntibanyumve nabi ntabwo ndi kurwanya ubutunzi ahubwo ndarwanya ushaka ubutunzi akibagirwa ubutunzi subiramo ku kantu neza tutarakareba ndarwanya umuntu ushaka ubutunzi akibagirwa ubutunzi agasiga ubutunzi yego reka nkubwize ukuri nihagira umuntu ushaka gukora ku muntu wawe imbere uzarwane yego agashaka kugutwara amahoro ariko nihagira umuntu ugutwara amafaranga Yesu nibyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita mu musaya umwe icyo yavugaga ni ibintu biriya nyine bagutwara ni ibintu bigenda bigashira ujye uhindura kubite n'undi kuko ntacyo atwaye uhuye n'umubi ko yanavuze ngo ntimuzabuze ababi kubagirira nabi kuko hari abeza muzahura nabo ntugire ngo Imana yaduhaye ibi gusa turi hano mu isi yatugeneye abazatugira ntabwo ari yabigennye izi neza ko tuzahura yabigennye reka tugane Salomo yarabyanditse aravuga ngo ibintu byose bigira igihe cyabyo habaye igihe cyo kurira ubwo no guhura n'umubi ni igihe cyabyo no guhura n'umwiza nabyo bigira igihe cyabyo biba ari umugisha iyo uhuye n'umubi imbere umwiza akazaza nyuma umwiza akomora ibikomere by'umubi mwahuye niyo mpamvu nyine bikomeye kwiyomora icyawe bisaba ko wiyemerera wowe ubwawe ukavuga uti narahemutse ikibi rero cy'umuntu wikomerekeje iyo atazi ukuri ari we Kristo ashaka umuntu yomekaho ibyo bintu abenshi niyo mistake bakora ni kwa kundi ujya kumva umuntu akavuga ngo nyine ngo nuko ngo umuntu ngo nari ngize gutya ngo nuko ubwo afite abana nk'umunani kuwa 9 ngo aranshuka arasambanya ibyo ngibyo turaza kuza kubyemera koko ariko inside urabizi neza ko warasambanye mwarasambanye ntago bagusambanye byemere none ubyemeye n'Imana hambere ahangaha twabaye mu nsengero ukajya kubona ukuntu umuntu araje avuze ngo Imana mbabaringa umuntu ngo nayanje wanyereka ibihumbi 100 ngabishyira hari ngarambwira ngo mada cyangwa musore cyane ko utagira ngo nibasiye abantu tudahuje igitsina ngo ariya amafaranga ngo nukora ibi ndaguha ngo uhitemo ngo kuyatwara ngo tukaryamana ngo cyangwa se nyine ngo ukomeze ibigume mu wowe emera icyaha cyawe uvuge ngo narasambanye kugishakira impamvu abantu baraza kubyemera nibyo ariko umuntu uri bubyemere n'ubundi aragenda ari nubwo muherukana ubwo ariko Imana yo mu ijuru irabizi neza wowe n'umutima wawe n'ukuri ntago murya ruswa ni nka kwa kundi umugabo n'umugore bacana inyuma warangiza ukaza kwaturira pasiteri guca inyuma cyangwa gusaba imbabazi umugabo waciye inyuma nibwo uzababarirwa ngoya ngo n'ubwenge nta bwenge burimo musabirane mwaturirane umuntu wakoreye icyaha niwe waturira cyakora umusore nyine ntujya kwaturira uwo mwasambanye ari inkumi genda ubwire umushumba mugiye kumbwira muti waba urusenye nose ubundi ruriho n'ubundi ruba rwarasenyutse ahubwo icyo ni kwa kuri nakubwiye abantu badashaka kumva kandi ari ukuri ngo ubwo urumva ngo waba urusenye ngo yango hari kuno wenda ndimo ndakurura ukuntu abantu bari kuvuga ngo yango urumva pastor nawe bikabya ngo mwamu ushaka kukurengera abana abaheze abana se kandi abantu banamenye ko umuntu ari umwuka none se uzi ko iyo wacinye uwo mwashakanye wubahutse umwana wabyaye yego ntabwo wubahutse uwo mwashakanye gusa uba wubahutse n'urubyaro mwabyaranye nta gaciro ruba uruhaye kuko kuba witwa umubyeyi ukabyibagirwa ukibagirwa uwakugize umubyeyi mu by'ukuri ntabwo ari uhemukiye wenyine uhemukiye n'uwo mwana mwabyaranye ibyo mvuga nta marangamutima aza mu bantu umuntu amara guca inyuma uwo bashakanye nyine akaza akabyaturira pasiteri amara kubyaturira pasiteri ariko umutima ugakomeza umushinja utari ku mugabo ntabyo azi cyangwa umugore ntabyo azi ariko zikari mpamvu umuntu ashobora kujya kwihana ikanarange yagera hari umwuka w'Imana ariko nyamara kubera yuko basomye yuko biracyamubunga mu ntekerezo ntabwo ari ababarirwa kuko ntawe ntaribabarira
kuko impamvu ayo mahoro utarayakira nuko ataraba. Pastor, reka wenda nkubaze iki kibazo ubwo turacyari muri parafo z'ibikomere. Yego. Hari abantu benshi banagera no ku rwego banabibwiririza mu nsengero, ibi buzuyemo imbere bagashaka no kubidefandisha Bibiliya. Uretse gato hari umuntu nigeze kumva yigisha, ntabwo mwatatse, yego, ntambabarire, kuko abantu babigizeho urujijo rwinshi baranabimbaza. Yego. Umuntu mwarambaza ati iriya nyigisho ibonye ati mu gihewe ngo sinakunda umwanzi wanjye, ngo niba Imana idakunda umwanzi wayo ngo ngiye mukunda nkandi. Yego. Ngo noneho ngo niba utanshyigikira ngo nturi inshuti yanjye. Yego. Aya, icyo ni igikomere. Ubu ni umunyantege nke wigishaga abanyantege nke intege nke. Arusha donc ni ugufata intege nke zawe akarizo wigisha abantu. Yes. Niba udashoboye kubabarira, menya neza ko ari abo Imana yabishoboje. Yego. Niba utanaza abo yabishoboje, menya neza ko Imana ibasha gushoboza umuntu kubabarira. Yego. Kugushyigikira se ni iki? Gusa uramutse ukoze ibikosa ngo ushyigikire ngo nukubera ariko kugira ngo umve ko ngushyigikiye. Yego. Byabindi Imana ngo Abisirayeli ngo Uwiteka ngo aravuga ngo Abisirayeli ngo baravuga ngo mu bino byiza Uwiteka ntacyo azadutwara. Ni ukuvuga ngo nicyo kibazo abarokore bubu bafite, cyane cyane abatumishi. Umutumishi iyo uje umurondora ntabwo mwongera kujya. Ubwo muba mushwanye, muba mutandukanye, nicyo kibazo bafite. Ariko wamubwira iby'Imana imugambira ngo ejo ugiye kubwiriza i Burayi. Ati urimo. Urimo rwose. Yari yarabimbwiye. Kubera iki? Ntashaka umuntu umucarenjinga. Oya nanga ari nk'umuntu w'Imana ejo bundi yaje hano, Abasiri nyine arabikofaminga, nibitekerezaho ngo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, ngo na Yesu ngo ubwe ngo yarazinywaga, sibyo? Ndibaza ijambo Imana yatwandikiye muri inspiration, kuko buri Bibiliya ijya kwandikwa umwuka w'Imana niwe wategetse abantu kuyandika. Niba umwuka w'Imana arahagaze ku bantu bayo akabandikisha akavuga ngo vino n'umukobanyi n'urugero nara udufashe n'icyo kintu, niba ari vino n'umukobanyi, sibyo? Irakubaganisha niyo urushunga ndushye. Umuntu agahita ahagarara hari akavuga ati ngo Yesu n'urugero yanywaga inzoga, no kunywa inzoga ntabwo ari icyaha. Iyi ni debate nini abantu bajya bakunda kudisikita. Aba bantu baza kubwiririza mu bikomere cyangwa se no mwirari ry'ibyo bashaka bakabihindura ku Mana, byo iki gikomere cyabo gikura gute muri parafo? Kuko umutima n'ukuri ntabwo kureka kuza mu mitima yabo. Hakorwa iki? Nta hantu pe muri ibi hagaragaza ko kunywa inzoga ari icyaha. Ijambo rikriye ntaho. Yego. Ntaho pe. Ariko Bibiliya igaragaza ububi bwayo. Yego. Niba yabugaragaje rero n'ubundi yayikubujije. Yego. Ndetse igisobanuro ushaka ni ikihe kirenze icyo? Nabwo rero nurya amavuta menshi ntawe uzagufunga. Ariko dore icyo akora. Yangiza umwijima, ubundi usuga umuntu ikintu nabatakubujije ni iki? Nta muntu uzakujyana mu rukiko ko wariye amavuta. Yego. Ariko nanone Pawulo arangije avuga ngo byose murabyemerewe. Yego. Ariko byose siko bibafitiye umumaro. Ngo bimwe n'ino byuzabajyana mu rubanza. Gusa nuko abakubwiye ngo nyamara byose ntimubyemerewe. Yego. Nukuvuga ngo nukuvuga imvugo itari strict. Yego. Ariko isobanutse. Ntago ari ni nka kwa umuntu akubaza ikibazo ngo nsubishe yego na oya. Wintege kuko nsubiza. Yego. Ni nako Bibiliya tutayitege kuko ivuga ibintu byayo. Yego. Ahubwo wowe byumva ute? Nicyo kiba gisigayemo. Urabyumva uko biri cyangwa ubyumva uko uri wowe. Hari kuntu umuntu yumva uko ari, niyumva uko ibintu biri. Uri kumva ibintu uko byavuzwe cyangwa urashaka ko bisobanuka uko ubishaka. Inzoga ku muntu witwa ko ari umukozi w'Imana ntabwo azemererwa. N'abatambyi ntabwo babaga bazemerewe. Yego. Sibyo? Kuba Yesu wenda ashobora kuba yarayinyweye ntabwo ndi buburaneho kuko ntaho Bibiliya bisobanura neza. Nta naho ibihakana. Yego. Ariko twebweho niba twaricaye tukavuga ngo amadini yacu ntanywa inzoga. Ibuka Imana igihe ivugana ni Mose bavuganye ibabwira abantu abarekabo. Bene rekabo. Imana ngo bari sekuru yari yababujije kuzanywa iyo ngo barangije Imana iravuga ngo ibaze ko ibintu abantu babwiwe n'abantu babikurikije ariko gihe igihe Uwiteka mbabwira mwanga kubyumva. Ngo none rero genda ubwira abantu abarekabo ko mbahaye umugisha mu nzu ya Isirayeli ko kandi bazaba abantu bakomeye. Yego. Kwa kubumviye donc bashyize mu bikorwa ibyo biyemeje.
kubona umurokore wahereye kera atanywa inzoga yirirwa atuka abandi ugahubirana wasi agenda azezengeye agwirirana cyo si ikintu ugwirirana yego ntabwo bikwiye njye inzoga narazinyweye nzi uburyo gusinda bimera yego nzi n'ibitekerezo umuntu agira yamaze gusinda ibyo bitekerezo ntabyo nkeneye yego uba wishyuza ukavuga ariko ubundi ubu harya ibintu navuze ni ibiki nimugoroba ubundi kunywa ikintu gishobora kuvugisha amagambo utasubiramo ikintu gishobora kuguha ibyishimo bitavuye mu marangamutima yawe ya nyayo ariko Bibiliya yo kiriya yemera ivuga ko gusinda ari icyaha icyo kintu tukigarukeho gusinda ni icyaha ahubwo twahita twibaza ngo ni ryari umuntu asinda igihe cyose uzishima ibyishimo utishimye utarasomaho uba wasinze igihe cyose uzababara umubabaro utari ufite urasoma kuri iyo nzoga uba wasinze niyo waba usomye akarahuri kamwe none se wo kugira ngo nirinde uburyo twebwe impamvu abitwa abarokore tureka inzoga ni uko tudashaka gusinda yego kandi uhasinda wanyweye kugira ngo rero ntazasinda ntabwo nzanywa yego ariko no mu buryo bworoheje buriya abantu benshi ntabwo bajya babimenya pastor ibi bintu bigera ku rwego bigira umuntu kuba addicted ni imbata bitangira gake sibyo step by step utangira ku gacupa kamwe unywa 2 3 4 5 ako nkibaza koko mu by'ukuri dukura abantu mu rujijo umwami Yesu yanyweye inzoga iriya vino rero sinjya amenye niba yari isembuye cyangwa idasembuye yego ariko nshingiye ko imigati itari isembuye ubyumve neza yego igihe batwereka ko yanyweye vino ni kuri pasika yego icyo bita isakaramento bavuga ngo ku wa kane w'isakaramento ni ko muri katolika babyita yego ariko ikintu yanyweye bari kurya imigati itagize gute idasembuye bishobora kuba n'inzoga itari isembuye n'ikinyobwa kitari gisembuye umusemburo ushobora kuba utari wemeye muri icyo gihe yego indi minsi isanzwe nta hantu batubwira ngo nuko Yesu ngo aratembera hari ababisanisha ngo mukwe bamwe bamubwira ngo niki gituma umwigishwa wanyu ngo arya akasangira n'abandi banyabyaha niki urumva uramutse unsanze nicaranye n'abantu mu kabari n'urugero biroroshye guhita unsinja ko nanyweye inzoga Yesu nta taki yari afite yari umwana w'Imana ntabwo yagiraga taki ye byeri nk'uko abantu bamwiyobyabwenge bumvaga ashaka akagasembura Yesu yaryaga kugira ngo abeho ntabwo yari abereyeho kugira ngo arye nta kintu na kimwe kitugaragariza ko yafataga ibisembuye yego kuba yarasangiye n'abanyabyaha kuba yaranyweye vino yego simbizi ariko jyewe aba yaranyweye abatananyweye nta cyari kigenderewe muri ibyo ngibyo nta nyigisho yari ibirimo inyigisho yari irimo mu bya Yesu ni iyi ni nkurikira yego Yesu yaravuze ngo none se reka nkubaze igihe Pawulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo noneho ureke kunywa amazi yonyine ushyiremo ka vino bivuze ngo ntayo banywaga ni nk'uko umuntu ashobora kuguha bino binini bisinziriza wananiwe kuryama ni umuti yandikiwe ntabwo ari ubuzima busanzwe kuko Pawulo yaza kumubwira ati yaba banywa vino mu gihe cyaba Pawulo abakristo bakirya gihe yakamubwira ngo ongera kantite ya vino ariko amubwira ngo noneho kubw'uburwayi bwawe usigaye urwaragurika ushobora kuba ari ikibazo cy'uko nta musemburo iyo uri mu mubiri wawe kuko Pawulo yari yarize yari azi neza ikintu cyaba ku muntu uwo ari we wese iriya ni ubujyanama ni nk'uko nawe kwa muganga ushobora kugenda bakakwandikira umuti udafite aho uhuriye n'ibyo abarokore bemera abantu ze ntibemera guterana amaraso abahamya ba Yehova ariko ntabwo twebwe tutazabura kujya mu ijuru nukuri ariko ngo dutere amaraso nukuri ko ni uburwayi ntabwo twe dukonsoma amaraso ariko warwaye barayaguha ni ukuvuga ngo hari ibintu bishobora hari n'ubwo ashobora no kuyinywa kubera yuko aganira n'abayinywa iyo mpamvu Imana ikabireba kugira ngo ashyikire oya ntabwo ari Imana ntabwo ari we Kristo ubwe yari Imana mu muntu yashoboka kwicarana n'abantu nigeze ngewe ubwanjye nafashe umwanzuro maze kuba pasendeka kurya ingurube nta mategeko
nta muntu bimbwiye gusa numva mu mwuka ntabwo nzongera kurya ingurube. Umunsi umwe umuntu umwe aza kuntumira mu rugo iwe nsanga yatetse ingurube narayakira ndayirya kugira ngo adatekereza ko namunennye ko arya ingurube, kugira ngo ntashyira itandukaniro hagati yanjye nawe. Ibyo ntibivuze ko bigomba kuvuga ngo umurokore ajye kunywa inzoga, ariko abantu banyumve neza, kuko hari igihe umuntu ashobora guhita profitira mu irari rye ngo ariko yarabivuze. Pastor yavuze ko ndarengana uw'abandi. Turimo turashakisha impamvu babivuga, kuko nta bushobozi mfite bwo kubihakana 100%. Ahubwo ndimo ndashaka impamvu baba baramufatiye muri ako kantu abantu bashingiramo ngo Yesu yanywaga inzoga bakabigira noneho. Kuko Yesu we icyo yakoraga, nanjye mfite abantu bita abajama banjye banywa inzoga, kuko njyewe ntabwo nzi neza ko kwigisha umuntu agakiza ari ukumuhamagara mu rusengero ngo azumve ibyo mvuga. Kwigisha agakiza nuko umuntu mweyegereza akareba uko ubayeho. Niyo mpamvu Yesu yajyaga abwira abigishwa ngo nimunkurikire. Ntabwo Yesu yigeze abwira ngo nimuze duterane. Bavuga ngo wewe nkurikira, wowe nkurikira, wowe nkurikira, kuko yashakaga ko ubuzima bwe aba ari bwo bahinduka bwo. Rero kwikururiraho abantu, hari igihe ugomba, niba nje kuganira nawe tuvuge nk'urugero, byakugora ko uzi iwanjye nkakwakiriza inzoga, ariko duhuriye ahantu ukanywa inzoga, ngiye bakamba ikindi kintu kitarimo alcohol nywa, ntacyo ibyo bimbwiye. Ariko twaganira kugeza ubwo ubona itandukaniro ryanjye, utanywa iyo alcohol inyungu mbifitemo n'igihombo uhomba mu yinywa. Ariko tutahuye, ntekereza ko na Yesu byaba byari muri iyo shusho. Pastor, wenda twihuta dusa nk'abasatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu, umuntu ashobora kwibaza ati mwaganiye neza, muganira uko abantu bashobora gukomereka. Mu by'ukuri mu mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye, kuko ibikomeretsa abantu ni byinshi, ni gute umuntu ashobora noneho gutangira gukora urugendo rwo kwitoza gukira ibikomere? Uburyo bwo gukira ibikomere rero birakomeye ko wavuga ngo ni ibintu witoza. Ni ibintu uzana kuri Kristo, ndetse ukanegera abafite ubumenyi muri ibyo bintu bakagufasha urwo rugendo. Nta muntu nta muti baguha wakumara agahinda ko mu mutima. Bisaba kubanza kuganirizwa, ukamenya ibikomere biza gute. Hari ibizanwa n'abandi, hari ibizanwa no kuvuka, hari ibizanwa n'aho wavukiye, hari ibizanwa n'abakubyaye, hari ibizanwa n'abo washatse, igihugu uvukamo n'aho washatsemo, hari ibizanwa n'aho wavukiye, agace wavukiyemo, hari ibizanwa n'umuco wavukiyemo. Ibyo byose bishobora kuza bikakwirundaho, kugira ngo ubicangure rero umenye ngo ni iki ndiringa nacyo. Umva twavuze ku by'abantu bitera bitewe n'imyifatire yabo n'iki n'iki. Rimwe na rimwe bakanarema n'icyitwa karande. Ujya kumva karande, ari karande tudakura mu miryango, arizo twebwe dukriating zikaza ari izacu. Izo ngizo bisaba kugira ngo nawe ubanze unibabarire icyo kintu wagikoze, ubanze ukihane, wagize unakibabarire. Kuko kukihana ni bimwe, ariko no kukizingatira nk'imari yawe ni ikindi. Ibyo byose wamara kubimenya, haba hari urugendo, hari abantu benshi tuzi natwe ubwacu bagufasha gukomeza urwo rugendo mpaka ubuhutse. Kubohoka, kuko nubundi, kuko umuntu kugira ngo abohwe bisaba urugendo. Ntago buriya harimo akantu abakristo bamwe na bamwe ngira ngo mbahuguremo. Hari igihe aza kureba umuntu akakubwira ngo ndashaka gukira, agashaka gukira mu minsi 2, yarangiritse mu myaka 30. Ntago bishoboka, ntibibaho. Bisaba urundi rugendo bitewe n'igihe umwuka yagennye uzakiriramo, ariko bikasaba processes. Kuko kugira ngo ukire nuko banza kumenya indwara yawe, kumenya ni iki cyayiteye, uruhare rwanjye n'uruhe muri bwo, uruhare n'uruhe, ni bande babigizemo uruhare, ese aba bantu babigizemo uruhare ndemera kuguma bazingatiye gutya. Kuko bazingatira ni kuremba. Bisaba rero iyo nzira kugira ngo noneho uzagere ku kigero gishyitse, ugera ku kigero uvuga uti noneho ndumva ndi free, ndabohotse, ndaryama ngasinzira. Hari igihe nigeze kuba mu ngewe nkajya ndyama ku manywa, nkahita numva ijwi rimbwira ngo ariko ubwo uryamye wageze kuki? Ntabwo yari ndyama ku manywa ngo nsinziye. Ngahaguruka amaso yatuwe, abandi bamaze kubaka amazu, abandi bamaze kugera ku gihe. Umunsi umwe nari ndahantu turimo twiga kuri ibi bintu nyinde by'ibikomere, dufata akanya ko gusenga.
yego noneho twe turi kumwe n'abantu b'abamama barira nkabwana ariko abadamu nabo bararira yewe njye nkanjye umuntu w'umugabo narira seka sizi ukuntu yagiye hepfo narize warabona umwana w'uruhinja nenda gusiriba amaguru nk'aba bana b'inkunguzi yego noneho guhera uwo munsi nza gusanga nari mfite ikintu cyamfashe kimbwira ko nta kintu nagezeho ubu nshobora kuba nta n'ijana mfite ntaho ndi buri kure nkaryama nakwibambura avuga nti Yesu ni umwami nkumva ni amahoro uko niko rero noneho hari n'umuntu uba utunze ibintu yabonye biciye mu nzira zigoye yajya asinzira akavuga ati kandi nawe ugera ngo uri umukire wamukene wamutindi wo kubabarira ngo uba wishyize mu byimbo ngo urakize wajya ureba abana bakiza abana kandi ibintu ufite uri mu nzozi z'umuntu runaka yego ariko iyo ubohotse nibwo utangira kubona urahweza ukabona noneho ugatangira kubona ko hari amahirwe wagize abandi batagize kandi niba ari n'amahirwe mabi waciyemo ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi ikimenyetso kigaragaza buriya hari umuntu twize kuganira mwani ikimenyetso kizakwereka ko wakijijwe neza ni uko uhabwa imbaraga zo gusaba abandi imbabazi buriya agakiza kose uzagira ukaba udashobora kuba umuntu wamuhemukira ngo ubyibuke umusabe imbabazi ntabwo ukijijwe kabiri agakiza kose uzagira udafite ubushobozi bwo kunyurwa nabwo ikindi kintu umuntu udashobora gusaba imbabazi umuntu udashobora kugirirwa inama udashobora kunyurwa umuntu utakebura ngo umuhane uracyafite ikindi kintu kitaragenda neza uri mu rugendo rwo gukizwa ntabwo urakizwa yego ndumva dusatiye umusozo w'ikiganiro cyacu tukamushimire ariko buriya iyo tuganira hari umuntu ushobora kwicara akavuga ati kuse Pasiteri Placide hari ikintu yavuze Robani mwagisobanura neza numvaga ivamutima zanjye twakiganira cyangwa se numva nifuza ko muganiriza ejo naganiriye n'umuntu arambwira ati hari abantu bafite ibikomere byo kwikorera ibibazo by'abandi umuntu akajya kwikorera ibintu adafite ubushobozi kuzagera no ku rwego nabyo bimukomeretse hari abantu bagira umutima munini n'umutima w'urukundo ari impano bene abo bantu hari igihe isi bakoresha twagiye tubibona byagiye binatubaho hakaza abantu bagakubyazamo umusaruro bitewe n'umutima mwiza wowe ubwiza bwawe bakabuheraho bagufata nk'umuntu kubera ko isi ari mbi bakaguhindura umuntu wowe utagira ubwenge rimwe na rimwe rero iyo utahishuriwe neza birangira ubaye nkabo ariko ni ikintu nahishuriwe ntuzigire utakaza ubutunzi bwawe kubera abantu ahubwo uziga ukuntu ukoresha ubutunzi bwawe Imana yaguhaye muri ba bantu batumva icyo Imana yaguhaye kuko ushobora gusanga icyo kintu ari cyo urindiwe akenshi tuvuga ngo ndi kwiga guhinduka iyi si yaranyigishije ndi kwiga guhinduka aba bantu barankoresha kuba baragukoresheje nibyo ariko hari umumaro wagize ko byagenda kose ushobora kuba warawugiriye abantu batumva ushobora kuba warawugiriye abantu badashima ariko warawugize buriya hari ikintu cyajyaga kimbaho mu buzima nanjye nkajya mvuga ngo ndashaka kuzahinduka ahubwo naje gusanga ngomba gukiriyaringa uwo ndiwe neza ariko nkasigasira cya kindi kibwina kigize yewe abandi batagira mu yandi magambo ntuzahinduka ahubwo wenda ushobora guhindura uburyo nkorana n'abantu badashaka guhinduka ukamenya ukuntu ubana nabo ukamenya kubagenera ibyo ugomba kubagenera Imana yaguhaye gutanga ariko udakomerekejwe n'abo bantu ntibakubyaza umusaruro nk'uko babishaka wowe ukabaha umusaruro bakwiye reka nshimira abantu bose bari badukurikiye babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka hagize ikintu utabasha kumva nimero ya Pasiteri Placide ni 078 3 3 67 32 63 muvugishe muganire hari byinshi byiza n'umugabo w'Imana ashobora kukungura mu by'ubwami bw'Imana mugatarama nukuri ndamubashimiye amen mubyeyi wakoze Imana igumugisha amen namwe kandi reka tubashimire ibiganiro byacu nakagaruka shalom nawe butaha